urwo rutorosho Yesu Bikira Mariya mumbwira umuntu nari guha amafaranga ngo ngwino uterura no mabyi akabyemera nari kumukura hehe nari uwo muntu ahubwo se uwo muntu yari kuvuga ati umukobwa mwiza nkanjye gute ninya munzu uri kumva iryo pfunye icyo nicyo cyambere nari kumubwira ko nazanye umuntu munzu akaninya munzu mu gikoni imbere ya gaze mani imbere y'amasafiri imbere y'ibiryo wagiswera ngo Jessica ngo ngewe ngo Jessica uri kujya kunsebya kwa Godfather wi umeze gute bagenda umubaze uramukozi nyine cya mu nzu y'epfo nari bumubaze none ako sinzongeye kubona muri uwo mupira ni wowe nyine ugira oya kuki ukunda kwambara buri munsi kuki ukunda kwambara uwo mupira buri munsi ko nkukubona mbwira ngenge kukugurira indi mipira nk'itatu ngiye kujya kukugurira imipira nk'itatu ku isoko suzongeye kwambara uwo mupira sibyo genda umurebe arimo aramunze hepfo muhamagara umupira uri kumva ubwo ndangije ndamubereka ubwo ndangije mana nyagasani ndavuga ati umuntu uri buze nkamubwira ati narurira bino bintu bimehere kutorosho noneho toilette yo mu nzu murabizi kunaba ari umweru sinari gufata urwo rutorosho yahisweho ngo njye kurushyira muri toilette yari guhita yifunga muri kumva ishyano nahuye naryo wambobo wewe kumamaze nimara kubibona ngewe nahise ngenda nita mubwira ati mbabarira baramamagaye igitaraganya ubu ndagiye kugira ngo asohoke inzu yari yanutse uri kumva mbanza gufungura ibyindi mu kibuno none first of all kuba wararyamanye na ubwo bwarabiya bwose wimwirirwa muswera bw'ingegera bukitahi wabo can you imagine umukobwa ufite imyaka 30 agitakwanyina kuno muri ibigoryi ubu se uzagira imyaka 40 ukibakwanyuko sibyo kimana yangiriye neza ngiye mama wanjye yatashye iyo mama wanjye aza kuba ariho uzukunye ari kwishima kuba afite umukobwa mwiza nkanjye uri kumva ukunzwe n'abantu benshi kanano mbira tononeho urumva ukunzwe n'abantu benshi wifite aka business kiwe gatonya ariko ke afite mwangegera mwe mwese nasanze mu mihanda mu mansura ubwo ndavuga za Rabia zose mwese uko mubizi mu mansura muri za Vision sheri muracyamansura mwatangiye kumyansura mufite ku myaka 15 ubu mugize imyaka 30 mukiri kumansura mugitakwa abanyoko muri misaraba y'ababyeyi banyu ariko babirukane guteka ubyaye ikimenda nyine akimenyera ubyaye ikibazo kakimenyera nyoko azakwicaza arakubwire kuri ikigori gute kandi yarakuneye naga azabikubwira uri kumva naga azabikubwira azakureba nyine avuga ati cyarandumbiye nyine ibaze nawe umuntu umukobwa ukagira imyaka 30 ugitakwa nyoko mutapingi uziga kumenya ubuzima bushiririye gute uziga kumenya geto gute uziga kumenya kwigurira amavuta gute uziga kumenya kujya muri saro gute ugitakwa nyoko utazi no kwishyura na chambre erega nubwo aba muri chambre akuzi ko muri ibigori natwe twatangiriye muri chambrette z'ibyondo uri kumva tugashyiraho shitingi kugira ngo ubwo shitingi yari kuva ngiye mu rugo banyirukana sindasubira mu rugo mu buzima bwanjye nabayeho ubuzima bubi bushiririye na mama ngiye ndi imfubye narabibabwiye ndera barumuna banjye bose bariga bararangiza buri muvandimwe wanjye aritwara afite Benz mu mujyi wa Kigali uri kumva my sister bro urani muri umuna wanjye tuvukana urumva aritwara mugasakaye nagatega moto
njyewe impamvu nyine nanze kugura imodoka, urumva nari mfite imodoka nyigurisha muri covid, kubera ko muri covid namwe murabizi nakazi twari dufite byari ibibazo, buri muntu akantu yari afite niko kamugaburiraga da, urumva. Imodoka nyimara kuyigurisha rero ndeba ukuntu imodoka yankonsomaga, ndebe essence natangaga ku munsi, sinzi ngo batiri yazimye, nahamagaye abamotari baje gushitura batiri, sinzi ngo controle technique, sinzi ngo nagiye muri biki byose. Mana yanjye mumbabare mumvana ubwiza imbere, suko nabuze amafaranga yo kugura imodoka. Nese nabona amafaranga ya business ngabura y'imodoka ko muri ibigo. Hanyuma se nzanywa akabyeri gute? Nzanywa akabyeri gute? Ikindi cya kabiri, Pastor Theogene wapfuye, si imodoka ye yamwiyiciye yiguriye ku giceri kiwe. Ngura imodoka inyici, ndi umusinzi ngenda bizi. Ubuso namara icyumweru natusomye ku kabyeri. Narisho. Umva ndashonje ngiye gupfa. Umwana wamuhaye umuti. Umuha mu gitondo na nimugoroba. Noneho hano hari amandazi, unzanira igikoma mbaye amandazi. Muri kumva bashu. Nanjye ndabakunda man. Nje banyita Jessica man. Navutse umunsi mfite anniversaire mundeke nisanzure. Mundeke nisanzure. Ubwo wazamutse kuri platform ya Godfather platform ujya kumvuga nabi, uragenda uramarabika ko kuransebya we. Uvuga ibitabaho ngo ndwaye sida, na sida ndwaye wambobowe. Na sida ndwaye wambobowe none ngere mbisubiremo ko mu mazina. Aka kanya mugume kuri live ngiye kugenda muri prive none hanga. Bamfata amaraso muriba docteur. Ampime igisubizo kiboneke mureba mitenye bamurikira. Iki nicyo kintu cyonyine kimbyukije cyambujije kuryama. Docteur namara kubaha ibisubizo, buri muntu wese yemerewe kujya kwa DJ Kelly umuterefinga mu kibuno sheri. Musumba zose urumva uhita umubwira ati munnyi mu nzira, umuhereza musumba zose uri kumubwira munnyi mu nzira, munnyi mu nzira. Uko niko bimeze. Ibanyita Jessica Dandi imbobo kandi ubu ngiye mba ngiye. Kandi ubu nanagiye. Kankubitemo agapira. Kanirukanka ndasanga igikoma gihe. Ngiye narababwiye ngo ngiye ntabwo muzaza kumarabika.